nasezeye ku rukundo, urukumbuzi ndujyanye, sezera no ku babyeyi, kugira ngo mbone inkwano yo kuzabona umwana nakunze, kugira ngo mbone inkwano yo kuzabona umwana nakunze. Izukuri sinumva amabwire, amagambo y'abantu bagiye kuzanesha umutwe nkabusa. Ikaze nanone kuri uno muyoboro wa YouTube channel. Ndabakunda. Uyu munsi ngarutse ngo dusubire kuri gakondo maze turebere hamwe inkomoko y'isigamigani igira iti yigize ishinzi. Uyu mugani bawuca iyo bashaka gucubyura ubukaka n'uburakari bw'umugore cyangwa umukobwa wese wanga gutimaza igitsina gore, nibwo bagira bati cisha make dore ko wigize ishinzi wa mukobwa we cyangwa se wa mugore we. Bose ku nshinzi za Gishegabo, Gasharankwanzi wikabuye na Gashende ka Magirirane w'ibusasamana bwa Ngendo ariyo Gisenyi y'ubu ngubu. Kera Imana yiberaga mu busasamana bwa Ngendo ya Gisenyi. Bukeye irema abantu ibakwiza isi yose, ariko bamwe ibagira abakire maze abandi bagira abakene. Abakire bahaka abakene maze abakene hakabamo umugabo witwaga Magirirane. Rimwe ngazindukana n'umuhungu we Gashyende maze bajya guca umubaya wo gukenekamo umunyu. Baragenda no mu kibaya cya Busasamana aho Imana yiberaga, baca umubaya maze barawugwiza, barahambira. Mu gihe bari kwikorera hakaba haramutse igihu, bagenda batarora imbere n'inyuma. Bagize batya babona igihu kireyutse. Magirirane akebutse hirya abona umwezi urimo ikintu cy'umweru, nuko arikanga maze abwira Gashyende ati dore kiriya kintu sha. Gashyende agikebutse aravuga atubanza ari ya Mana bajye bavuga ko yibera hano. Imana iramuhamagara iti Gashyende we. Gashyende ati karamenya Gasani. Iti subanza ari ya Mana ahubwo ni Imana nk'uko nyine ubibwiye. Magirirane yumvise ko ari Imana abwira umuhungu we ati ngiye kurwana nayo kahave. Gashyende ati sigaho wirwanya Imana. Maze Magirirane aranga arahubuka ayikubita ikibando ati ubona ngo urakiza abandi naho nge ukangira umutindi. Agiye kuyongeza ikibando irashwekura. Umuhungu we aramufata ati sigaho rwose data wikubita Imana niyo yirirwa ahandi igataha iwacu i Rwanda. Magirirane aranga aramwiburungushura ayoma mu nyuma avuza induru ngo rubanda rw'abakene mvumbuye Imana ni mu ntabare bibaza icyo yaduhoye. Hirya no hino induru zirakorerana, abantu barahurura ari abakene ari n'abakire, maze abakene bakavuza induru bagira bati iyo nyakunyagwa yatwambitse ubusa twima amatungo nk'abandi. Abakire nabo bati yatwiciye amatungo itumarira n'abana. Nuko Gashyende abiruka inyuma akomera ati rubanda rwose nimusigeho mwikwanga Imana. Abagore b'ibambe barikorera bamagana abagabo ngo boye gukubaganira Imana. Ay'ubusa abagabo baranga bayirukaho ariko ibereka igihandura. Bagaruka abakubita agatoki ku kandi bati amaherezo tuzayibona kandi tuzabonana nayo. Nayo irahindukira iti nzabatsembaho ndokore Gashyende wanyubashye n'abagore babujije abagabo kuntuka.
abo bonyine basa iherako ibahuramo ubushita bwa gihome burabarimbura. Koko rero hasigara Gashyende n'abagore n'abakobwa babo gusa. Gashyende abonye ko ari we usigaye wenyine yikunga mu rubuga rw'abagore basakabaka batuka abagabo babo ngo nibo batumye n'abana babo b'abahungu bapfa. Aherako acika ajya mu ishyamba ahaca indiri yigumirayo. Abagore nabo babonye ko hasigaye ari impehe bati ishyano tugushije ni iri. Baraterana bajya inama bati ubu ngubu tuzabaho dute tutagira umwami? Maze bajya inama yo kumwimika. Bajya ahahoze ari ibwami baharuza ingoma ahahoze ari iz'ingabe n'iz'imivugo, bazijyana i Busasamana. Bagezeyo bitoranyamo umugore ubatambukije ubwiza n'amatwara witwaga Gashirankwanzi. Nuko baramwimika, iry'umwami bamwita Gishega. Amaze kwima atora abagore b'ingareho intore ze abita Ishinzi, ingabo z'igihugu cye n'abagore. Umugaba wazo akitwa Nyiragashibura. Ishinzi ntizimaze gutorwa zadukana urugomo rukabije, zahuka mu bagore n'abakobwa zirabavuruga zirabadiha karahava. Gishega bo si ukubatanga arasara maze arasizora. Gashyende aho yibereye mu ishyamba akajya yumva abagore bahita baganya ko Gishega bo n'Ishinzi ze baciye ibintu mu gihugu. Bukeye haza guca umugore ari wenyine agenda yivugisha aganya, ese bakobwa bakowe nka gipfakare Gishega bo n'Ishinzi ze azarokokwa n'uwamana ki? Gashyende aho yibereye aribaza turiya mugore ari wenyine uwamwegera nkamubaza ibyo avuga, nkabimenya byimvaho kandi nkarushaho kumenya uko ibintu bimeze hirya no hino mu gihugu. Nuko ava mu ndiri ye aza yomboka taritari, aramutungura ati mbese uri aho wa mugore we? Umugore arikanga, akebutse asanga ari umugabo umusuhuje, aramwikiriza turaho nyakugira Imana. Ati se ko abagabo bashize mu gihugu wowe warokotse ute? Gashyende ati narokowe n'Imana itamanuzwa. Umugore ati se uba hehe ubundi? Ati nibera hano muri iri shyamba, narabahunze kubera induru zanyu ngo twebwe abagabo twabamariye abana b'abahungu. Umugore ati mbega twebwe aho turi ingoma y'abagore ntitugeze ku buce? Gashyende ati ese iyo ngoma y'umugore ni ngoma nyabaki? Nyamugore arakunda aramutekerereza ati twabonye tubaye impehe twiyimikira umwami, twimuka umugore witwa Gashirankwanzi, iry'ibwami tumwita Gishega. Tumaze kumwimika nawe atora abagore b'ingare abita Ishinzi. None ariko siraturebeje. Yungamo ati harya wowe ngo wibera hehe? Gashyende nawe ati sinakubwiye ko nibera muri iri shyamba. Umugore ati usabye rwose kunjyanayo tukiriranwa tuganira tugashirana urwuba bwagoroba ngataha. Gashyende nawe ati izo mana nazikura he mboga zizanye? Nuko niyarushya atindiganya, dore ko ngo ntawusendeganya umusanga. Amuhonongerana muri iryo shyamba, ahaciye ikiganda bagandagaza muri iyo ndiri. Baririranwa bimara Nyirarigi. Bigeze nimugoroba, Nyamukobwa abwira Gashyende ati mperekeza tujyane iwanjye tujye kwibanira uve muri iri shyamba.
Nyamugabo ati oya, abandi bagore batazakunyiciraho. Umugore ati humura nzaguhisha ntibazakubona. Gashyende yanga kumutetereza, aremera barajyana, ariko agenda agononwa. Bahagurukana rubanda rushyizweyo, bagera mu rugo ntawe ubaciye iryera. Gashyende aruhagirwa, arasigwa, aranywa, ararya, araryama. Umugore ati ngaho nashira agahinda. Gashyende abaho izuba akajya aryotera mu gikari, ubundi akibera mu nzu. Umugore akamuhezura, akamuha ibyo akeneye byose, akamuha inzoga, akamuha amata. Gashyende nawe agakunda, agakora umurimo wa nyir'urugo. Nuko haciyeho iminsi Nyamugore asama inda. Hashize amezi 2 arakenkemuka. Undi mugore buzuraga yamwitegereza akabona asa n'utwite, akibaza ati nyirakanaka uyu inda yaba yarayitwikishijwe nande, ko nta mugabo ukiba muri iki gihugu? Nuko biramujija, ariko bikomeza kumwanga mu nda. Bukeye aramwihererana, atumva rero mutanyagwa rwose, ngiye kugusaba ikintu kandi ntukinyime, ukimpe. Babarira ntumishe uko waje gutwita iyo nda mbona ufite, wayikuye yaje ite? Undi aho kumusubiza araseka, mugenzi we aranga aramuhatiriza ati cyo mbwira bigezaho, aho wakubucuti karamugonda. Aremera, amumenera ibanga ati nyagushwa we, rwose ntacyo guhisha, mfite umugabo nitoreye mu ishyamba, ndetse ngwino njye kumukwereka, yitwa Gashyende, ariko uzaryumeho. Nuko bajyana mu rugo, bahageze ati jya mu nzu umusuhure, uturaho Gashyende. Gashyende yumva ijwi atari irya bene urugo basanganywe, araryama ariyorosa, aranuma. Wa mugore arongera arakutiriza, aturaho Gashyende unyihorera urimo? Undi noneho aturaho nawe. Umugore asatira uburiri, yicara ku rwuririro, aramubaza ati ni wowe Gashyende? Undi ati ni njye. Umugore ati nubwo uri Gashyende ariko izina si ryo muntu. Gashyende ati ryabaye muntu. Umugore ati wabaye Gashyende ntiwashyenze? Gashyende ati ibyo nabyo. Aramukurura, aramwiyegereza, aramushyenda, aramuzeza. Birangiye Nyamugore asohokana ibineza neza, abwira mugenzi we ati niko nyagucwa we, urafunguriye wo kabura icyago. Undi ati ujye umara iminsi unyarukuze ngo ufungurire, ubundi twibereho. Umugore ataha anezerewe, akajya amara iminsi agasubirayo. Gashyende akamushyenda, ingwegwe rikaba iryo. Bidatinze nawe arasama. Inda y'uwa mbere ibimaze kuba nkuru. Inkuru irakorerana, igera mu bandi bagore, igera n'ibwamikazi. Nyiranaka na nyirakanaka bafite inda z'imvuri. Shegabo ngabyumva, arashega atumiza abo bagore bombi ati nimumbwire uwabateye inda. Bati ntitumuzi, twabonye dutwite gusa. Bati mbese ariko ko mutubaza ubusa, hari umugabo muzi wahonotse mu gihugu? Nta mugabo, ni ishyano twabonye ritugwira gusa. Shega bati none ubwo wumva ari ishyano ryabagwiriye, nimubabohe vuba vuba. Ishinzi zibaterera ku ngoyi, umunigo sinakubwira, ingoyi imaze kubarembya. Bati nimutworohereze tubabwire. Boroshya ingoyi, abagore bati dufite umugabo witwa Gashyende. Gishega barisamira hejuru, abwira nimubabohore.
nimubuhurure muhutere munzanire ako gashyende. Nuko umugabo wazo Nyiragashibura azirangaza imbere no kwa Gashyende. Bagezeyo arazibwira ati nimugume hanze ndamwikuriramo. Nuko yihina mu nzu amusanga ku buriri amwirohaho araryama. Gashyende ntiyirirwa abaza aramushyendagura. Amukubise amaso asuma amusanganira amusingira ukuboko amujyana ku gisasiro cye bibera iyo ngiyo. Ba bagore barasezererwa barataha. Umugabo wabo asigaranwa n'umwamikazi wabo. Ubwo inkuru ikwira mu gihugu ngo ibwami habonetse umugabo. Abagore babyumvishe barashika nabo bageze ku karubanda barasaka bakabati nimutwereke umugabo wabonetse ino. Ishegabo yigira ishege ashegera kumwiharira arasohoka ajya kubahamagara ati bagore nimwijuke umugabo wabonetse ino niwe mwami, ntabwo ari uwanyu mwese kandi si uwenze uwubonetse we. Abagore induru barayidehera bati turamushaka byanze bikunze nimuduhe natwe adufungurire. Nuko rumaze kubura gica Gishega bategeka ishinzi ati abaguma gutera isahinda mubahinde nibanga mubabohe. Ushyizeho akarimi bakamufata bakamuboha, ariko abasigaye ntibabikangwe urusaku bakarusha isandi bati nimutwereke bishye binoge. Shega ababonye ko ibintu bigeze gucika asohokana Gashyende amushyira ku karubanda arangurura ijwi agira ati bagore dore umugabo wabonetse mu gihugu nguyu nimumurebe ariko si uwuwe ubonetse wese. Abagore baza nk'iyagatera baramuhobera baramusomagura baramuterura baramwerereza bati kaze neza uje mu bawe mugabo muzima. Shega ababibonye atyo biramurakaza arabisha ategeka ishinzi kumubambura ku mbaraga. Nuko ziramubambura zirabirukana zirabatatanya zirabahashya barataha. Bataha ariko badatashye badashizwe baritsira bati natwe ibwami bagomba kudufungurira. Shega bamaze guca iteka yisubiranira na Gashyende mu nzu bicara ku rwururiro rw'igisasiro cye ategeka ishinzi kurarira zitirarije kugira ngo hato abagore batavaho bagangura urugo bakamusahura. Nuko burira bararira ingoma nazo zirabikira. Umwamikazi yiryamanira na Gashyende ku mudendezo. Bukeye nabwo biriranwa iyo ngiyo. Abagore nabo uko bagiye batagiye bazindukira aho ngaho barasaka bakabati natwe nimureke Gashyende adufungurire. Bigezeho akaryana mu muzu no mu ihuru rukaranga. Ishinzi nazo zirarikokereza ziti Gishegabo araducura umugabo akaducura ibyiza ari twe twabizanye. Zijya inama yo kumwica ngo zibone ubusaranganya Gashyende. Nuko zimaze kuyinoza inama ziroha mu nzu ziroha ku gisasiro zifata Gishegabo ziramwica kuko yigize ishege agashegera kwiharira Gashyende. Zimaze kumwivugana umutware wazo Nyiragashibura abanza kuryamana na Gashyende, ariko we ntiyamwiharira akajya abwira umukobwa umwe mu nshinzi aryamana akamushyenda babana batyo. Bigeze aho ishinzi zijya inama yo kumwimika ziti nta mwami w'umugore kandi harabonetse umugabo. Ingoma ziyishyira ku nama zihamagara abagore bose akarubanda karasendera bimika Gashyende. Ubwo iry'ibwami bamwita Magirirane. Nawe rero Nyiragashibura arakomeza aba umugaba w'ishinzi
kandi ari nawe mwamikazi. Mukamagirirane Gashyende gusa we arya ari menge, ntiyamwiharira nka Gishega, akabareka bakamusanga akabacubiriza akaryana mu ihururu. Nuko biba bityo, iminsi irahita indi irataha. Gashyenda ashyenda abagore n'abakobwa bari mu kigero cyabo, bigira bitya abantu bongera kororoka, babyara ibitsina byombi. Abakobwa bose barakunda, babona abagabo, abahungu bagira abagore babo, n'umwami Magirirane abona ingabo Nyangabo. Kuva ubwo ibintu biba Magirirane. Sijye wahera, hahera Gishegabo na Gashyende bongeye kuzahura. Amaganya na yari mukumwi